bavandimwe nari ndimo nganira namwe muri uyu munsi wa none umunsi w'icyumweru hamwe no gusenga tuzabishobora yego. Rero bavandimwe muri gutembera mukagira ubuzima bwiza mukaraba amazi n'intoki n'isabune yego mukagira isuku. Buriya njya mbwira abantu ko Yesu nawe yagiraga isuku, murambona ko nanjye nambaye akenda keza kera kerereje kameze neza yego turabakunda mumeze mute. Nge rero nzanye ikiganiro giteye gitya. Umugabo yari arimo atembera agenda mu modoka ye yiguriye, amaze kugenda aragenda ageze mu nzira ahura n'umusore amusaba rifuti. Uribaje uti si yo rifuti yamusabye byari bimeze bite? Kanze mbaganirize rero mwumve. Buriya bavandimwe uwo muntu yasabye rifuti iyo modoka atega ukuboko. Noneho wa mugabo yarahagaraye, amaze guhagarara agira gute areba wa muntu umusabye rifuti, ya modoka amubonye yari yambaye ibyenda bisa nabi, ndavuga imyenda iciriritse, ntago byasaga nabi nuko yari imyenda iciriritse. Noneho wa mugabo kuko yari amaze kubona wa muntu wari urimo amusabye rifuti aramwirengagiza, arongera azamura ikirahuri arikomereza aragenda. Buriya reka nze mbabwire bavandimwe, uriya mugabo kuba ataragiriye uriya muntu impuhwe, hari ubwo uriya mugabo ari Yesu waba warumwohereje ngo amusabe rifuti. Kandi uriya mugabo nawe ataragura iyo modoka yagendaga ku igare, yagendaga kuri moto, nawe yaba yaranasabye n'iyo rifuti. Ese weho mu migisha Imana yaba yaraguhaye uhereza abantu rifuti, ugaburira abantu bashonje? Bavandimwe nibyo njya mbabwira, ibi Imana hari ahantu imaze kugukura, hari n'aho iguteretse, ujye wibuka ko nawe ubwo buzima bugoranye, ndavuga ubuzima buciriritse ko wabunyuzemo, ujye urafasha bagenzi bawe bababaye, ubasayidire ubahereze, ntuzifuze kurya ngo mugenzi wawe aburare. Intego y'icyo kiganiro narinzanye kuri uriya mugabo wasabye rifuti, kuba umaze kugira umugisha abonye imodoka yarangiza akamanura ikirahuri ntamuhe iyo rifuti. Abantu benshi iyo bamaze gutera imbere, ndavuga bamaze kugera aho bageze, birengagiza abo babanye nabo kera hashize. Ntabwo bikwiriye. Umuntu w'umukristo arazirikana, umuntu w'umukristo arafashanya, umuntu w'umukristo afasha mugenzi we. Ntuzifuze gutera imbere ngo mugenzi wawe uri inyuma wifuze ko we yatera imbere, ahubwo murahekana mugafashanya mugatahiriza ku mugozi umwe. Ku rubuga Izere Yesu bashyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko bari bazanye ikiganiro kivuga ngo Imana imaze kuguha ku mugisha wayo, nawe gerageza gufasha kuri bagenzi bawe kugira ngo ikirenge wateye imo nabo bagiteremo bakigeremo. Yego turabakunda, mugire urukundo kandi mujye mugira no kubabarirana, mugire gufashanya, mugire gukundana. Yego 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 ya. Tukiri aho rero kuri icyo kiganiro, ndabizi hari abanyeshuri bari mu biruhuko baruhutse, ndavuga bategereje kuzakora se nk'ibizami. Ese nibarize abanyeshuri mudukurikiranye aka kanya munadukurikira, ese muri gufasha ababyeyi banyu imirimo? Ese mwiteguye gute ikizami? Birasaba gusenga. Iyo umuntu asenga Imana iramufasha, iyo umuntu asenga Imana imwongerera iminsi yo kubaho, iyo umuntu asenga Imana iramutabara cyane ko nigize mbabwira ko Imana ariyo yahaye Salomo ubwenge. Nawe gira kuyizera, nukora ikizami uzasenge ubwire Imana ati Imana ngiye gukora ikizami, nshoboza, fasha, izagushoboza. Ya hari abana bato mugiye kumva amajwi yabo barimo baje kureba iki kiganiro nari ndimo nkora nsangiza abantu. Ese ni abanyeshuri kandi bariga. Ngiye kubabaza ibintu bigera muri 3 kugira ngo batsubize. Ese mwa abanyeshuri mwe muri ibi biruhuko turimo muri gufasha ababyeyi banyu akazi? Yego. Ese banyeshuri murimo mureba iyi video n'iki kiganiro, ese muri gufasha bagenzi banyu gukora imirimo igiye itandukanye? Yego. Muvuge cyane kugira ngo n'abadukurikirana babyumve. Yego. Mubafasha iki n'iki, buri wese arajya avuga n'undi avuge, ngewe nuje ndi kumva. Yego ngaho reka duhere kuri uriya mukuru, gira icyo uvuga nawe. Tubafasha ku bintu bijyanye n'imirimo yo mu rugo, tuvoma, twoza amasahani, tunakoropa. Yego. Ku bintu bijyanye n'ibyo ngibyo byose tujya tubikora tukanasenga. Nawe ukurikiyeho weho? Twebwe tubafasha gusubiramo amasomo tukiragiza Imana. Yego naho weho? Twebwe
tubafasha tujya kubavomera tukabogeza n'amasahani. yego harimo hano tukiri aho hari n'umwana hano w'umusilamu iwabo ndabizi ndakekana abasilamu kandi navuze no ku bintu by'isuku abasilamu tujya tubona kenshi bagira isuku bakagira n'urukundo weho ni iki uri gukora ngwino hano n'abantu banakurebe babone ko unasobanutse umpagarare n'imbere uvuge bakureba yego twebwe tubafasha mu mirimo itandukanye kuvoma gukoropa ibintu byinshi tukabafasha kubibutsa iswala kubibutsa igihe cyo gusengera mu gihe baryamye isengesho rigeze tukababyutsa bagasenga byarangiza bakadutuma bakadufasha mu kwiga nko kutwishyurira amashuri kutwishyurira ibindi n'ibindi byo mu rugo kudutekera ndetse n'ibindi uyu mwana ni umusilamu ndetse n'iwabo ni abasilamu ese abasilamu ko njya mbona mugira isuku ni iki mwitabaza kugira ngo n'aba bantu babyumve kuki njya mbona mwambara imyenda myiza nicyo babatoza bimeze bite ko njya mbona abasilamu bakunda kwambara n'imyenda y'umweru isa nk'iyi shati yanjye abantu bari kutureba babona nambaye yego kuki mugira isuku impamvu ni uko intumwa yacu Muhammad sallallahu wallahi yambaraga ibintu by'umweru akambara ikanzu imeshe akagira isuku agakundana agafasha n'abandi nk'uko natwe mutubona abayisilamu muri rusange mufasha uyu mwana we aravuze ngo abasilamu bagira urukundo kandi barafasha yego komeza ubwire abantu uzamure n'ijwi abasilamu bakunda kugira urukundo bakunda kugira ubuvandimwe ese ni iki babikura kuki babikura kukiye twibaza n'abantu badukurikirana kuri uru rubuga rwacu ni iki wababwira ni iki wanatangaza impamvu tubona mukunda kugira isuku cyane ese washishikariza n'urubyiruko kugira isuku ndetse n'abantu bakiri bato nkawe gukura bagira isuku yego subiza kugira ngo bakurebe na kameramani wanjye akwegere kugira ngo ijwi uvuga ryumvikane yewe icyo nabashishikariza ni ugukunda isengesho bagakunda gufashanya nabo bakanakundana barangiza mugafasha n'ababyeyi kuko bo baba bakujije bakabageza aha ngaha mugeze bakabishyurira amashuri buri kimwe cyose bakabitaho nabashishikariza gukunda ababyeyi banyu gukunda isengesho kuko mwaba muri gusenga imana kandi imana niyo ifasha byose niyo ifasha abantu bose mu kugera ku iterambere niyo ifasha abantu bose mu kugera aho tugeze ubu ngubu ntabwo wakikaga ko waba uhagaze aha ngaha abandi baba bamaze gupfa ni ugushimira imana ko twe tukiriho abandi bari munsi y'ubutaka murakoze uyu musore rero urumva ko mu basilamu bo babatoza gusenga aravuze ngo kuba tugihagaze kuba tukiriho ni kubwo gusenga none se ni iki ushimira n'abayobozi bacu kuko batuma n'ibi bintu tubigeraho nk'umutekano n'abayobozi mu bayobozi bacu batuyoboye ukunda nde cyane mu bayobozi bacu nkunda umuyobozi wacu meya wa Rubavu nkakunda ndetse na His Excellence Paul Kagame watugejeje kuri ibi byose ahangaha muri iki gihugu tugezeho yego aravuze ngo nakunda na perezida kubwo ibintu byinshi yagiye atugezaho agakunda na meya wacu w'akarere utuvuganira kugira ngo iterambere rikomeze rize tujye tubwiriza tujye tubwira abantu inkuru za Yesu nk'uko nawe uje nk'umusilamu ukiri muto urumva ko aracyari umwana mutoya ariko hari ijambo azi ko abayobozi bacu bahora duharanira kugira ngo tugire ku iterambere yego none se ni iki wasabira abantu badukurikiranye cyane n'abasilamu muri iyi minsi rero nubwo abantu bajya babyitiranya amadini yose samwe n'abadini yose namwe kuko asenga imana imwe rukumbi yego ariko kubera wenda imigenzo batahuzaho ariko ndakeka ko amadini yose bose ni imana imwe basenga nk'uko uyu mwana avuze ngo imana imwe rukumbi none se hari abana ushobora gusuhuza hari abavandimwe bawe ushobora gusuhuza kuri uru rubuga isereso kugira ngo nibazajyaho bagiye kureba kino kiganiro bazasange wabashuhuje nawe ndabashimira neza muri aho bana badukurikiye njye banyita mfite mu ngu isa nabasuhuzaga muri aho yego
murabona ko uyu mwana arasobanutse. Twasanze bari barimo bakina agapira ahangaha. Reka kameramani wanjye banza ubereke aho hantu bari bagiye, ikibuga bari barimo, kugira ngo barebe ko bakinaga agapira bakomeje gukina. Noneho wongere ugarure hano kuri screen kugira ngo ikibuga bari barimo bakina. Rero uyu mwana aranshimishije cyane. Ese namwe bana mukiri bato cyane n'abantu bakuru, mugira urukundo, mugira kubana, mugira gufashanya, mugira gusurana, mugira kwitezanya imbere, kugira ngo uyu mwana waravuze ngo kubwo ijambo ry'Imana bahora batubwiriza, kubw'iterambere tugezeho, ni kubw'Imana n'abayobozi bacu bahora batuvuganira kugira ngo iri terambere rigerweho. Yes, noneho rero wabashuhuje abavandimwe bawe. Nta kindi kintu muri weho watangaza kugira ngo n'abadukurikirana batwumve? nabatangariza gukunda Imana, kuyisenga, ndetse no gufasha abantu abatishoboye, kubafasha buri kimwe cyose. Niba umuntu ashaka gusaba ku biryo, ujye uramuhereza kandi mu mutima wishimye kandi ubikuye ku mutima. Murakoze. Arigendeye rero gaho, urakoze cyane. Aravuze ngo nujya ubona n'umuntu urumva uyu mwana we afite umutima, ijambo ry'Imana muri we ryarangije kumwinjira. Aribyo njya mvuga ni abasilamu bagomba kujya murabamenyeraho urugero. Ndavuga ni urugero kubareberaho, kuko urumva uyu mwana we ijambo ry'Imana ryarangije kumugeramo. Korowani arimo arayivuga, azi kugira urukundo, azi gushimira abayobozi batuyoboye, azi gushimira abavandimwe biwe. Urumva afite ikintu muri we cy'agaciro, afite ijambo. Yego rero bavandimwe, namwe mujye mudukurikirana ku rubuga Izere Yesu, abamama, abapapa, abasore, abantu bose muri rusange, nimugire urukundo, mugire ijambo muri mwebwe, mugire gusenga. Gusenga birafasha kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Yego ngiye gusoza, ariko mbere yuko nasoza, umuntu yari arimo agenda arazamuka, ariko amaze kuzamuka asubiza amaso hepfo, areba abo yasize inyuma. Amaze kureba abo yasize inyuma arababura. Umva ibyakurikiyeho, yaravuze ngo ko nari ndimo ngenda nzamuka, ariko abo nasize inyuma nkababura. Bimeze bite? Nuko hari mugenzi we yakundaga cyane, wari inshuti ye, yaje guhura n'impanuka aza gupfa. Atekereza neza, aravuga ati yo runaka nakundaga, umuvandimwe wanjye nakundaga, umuvandimwe wanjye ko nazamutse nkazamuka, ariko nkibuka ko nasize mugenzi wanjye inyuma, yaba yarapfuye. Baramuhamagara ngo yaje guhura n'impanuka arapfa, ariko ihangane. Rero bavandimwe, impamvu mvuze no kuri uwo muntu waba warapfuye, burareka nkubwire ngo imbere yawe uko biba bimeze ntabwo ukuzi, igihe uzamarira ku isi ntabwo ukizi. Niyo mpamvu nakagombye kubabwira ngo mujye mugira urukundo, muharane, mugire gusabana, musangire, mugire gusabana, mufashanye, mugire gusabana, muhuze umugozi. Yego nk'uko hasi hashize twavuze ngo uwo mugabo yaragendaga, ariko kuko yaramaze gutera imbere, abona ko abasize inyuma nabo batatera imbere. Birashaka kugira ngo muvandimwe, iyo uteye imbere ufatikanye na mugenzi wawe, muri duke ufite ufatikanye na mugenzi wawe. Ntuzifuze kurya mugenzi wawe yaburaye, ntuzifuze kurya mugenzi wawe atariye. Bantu mujya mudukurikirana, narababwiye